Okay, maze iminsi mbona abana b'abakobwa baza hano kuri kamera b'abafiyemeri bakarira byahatari bitewe n'ukuntu ubuzima barimo butaboroheye namba. Urumva? Ariko nanone abafiyemere hafi nka 80% ubusanga ubuzima barimo aribo babwishizemo, kandi ni nayo mpamvu mba mvugaho muri hose nabo bana muba mwarabyaye mutazi na base koma musose. Ukwemo umufiyemere bafashe ku ngufu akisanga baye umufiyemere kuko bamufashe ku ngufu. Hari uwisanga yarabaye umufiyemere kuko wenda yashatse umugabo agapfa bikarangira baye umufiyemere akiri mutoya. Ukuyemo wenda bo bafashe ku ngufu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se abana bavukiye mu miryango isa nk'ahita bitayeho, cyangwa se badafite uburere bw'ababyeyi babo bwuzuye bigatuma babaho nk'ibirara biragira bakicyura. Abo ni abantu b'abafiyemere ugasanga sometimes birababaje. Urumva? Ariko abandi mwese koma musose, ibyo nibyo byari bibakwiriye. Barabagiriye inama mugende gutyo ubuzima nibwo mwabamo, ntimusebe mukabyanga mukigira uturara. Benshi muri mwebwe mwanze gukundana n'abahungu babakunda, mujya mu basaza batabakunda ngo nuko babaha amafaranga. Usubiye inyuma we wa mukobwa wabaye umufiyemere, urebye inyuma wabona umujene ushobora kuba waragukunze, buri muntu wese abamufite akaguha byose akakwitangira, ariko ntumwemere karangiye baye umufiyemere naho wagiye bakakwirukana koma musozo. Benshi muri mwe mwigize uturara bababwira ati mwambare neza, ibyo bintu bikurura abahungu bimbwa bakabaterinda bakigenda, ntago bikurura abahungu bazima ngo twebwe dufite uburenganzira bwo kwambara uko dushaka. Bakaza ari benshi bagahurura hakazamo n'imbobo zikabaterinda zikanigendera. Benshi muri mwe mwagiye kuba abafiyemere mwari mwarabaye turara mukiri batoya, murara mu mageti y'abasore munywa amayoga, murara mu tubari mubyina mu gakesha. Umukobwa muzima suko yakabaye agomba kubabaho, wagombaga guterwa inda n'umuntu w'imbwa nyina akanagutererana. Abahungu babatera inda bakigendera si n'ibintu byiza pe, gutera umuntu inda warangiza ukagenda. Ariko bamwe muri mwe muba mwaranasangiraga n'amayoga ntibabazi ko babateye inda. Ntabwo wababizi naho muba mwarasaranye muri ibigoryi mwese. Ibigoryi bibiri se by'abana. Ariko nyine muba mwaragombaga kwigishwa n'isi mukaba abafiyemere, kuko uburere bumwe na bumwe babahaye n'inama babagiraga nimwigiraga muzifata. Sometimes kuba n'umufiyemere hari igihe kiba ari igihano cyo kumva nabi kwawe. Nimubona barira barabaye abafiyemere kubera impamvu zimwe ntimukarire. Wasanga ubu ngubu rwose uwo mwana namara no gukura uzongera ukisubira ku muhanda ukongera ukabyara undi. Muri ibigoryi. Bamwe muri mwe muri ibigoryi. Charlotte kuba fiyemere ariko baranirwanyeho. Yes, it's your boy Director Password Idi Black Token mucanga rupfungiga marira nyita password professional. Nyita password professional. Kuri Password Podcast ntago ari ibintu bishyashya, ntimukabitangare rwose ibintu bishyashya. Kuba ndi kuri micro za Password Podcast ntago ari ibintu bishyashya, ni ibintu tumenyereye hano. Rero no kuvuga ngo reka mbabwire ngo ikaze kandi mukore subscribe, like, share, comment. So listen, muri no minsi hari hamaze iminsi hacicikana ama video kuri social media, kuri TikTok y'abakobwa barira bavuga yuko ari aba single mom. And then ndashaka kukumvisha bimwe mu byo aba single mom bavugaga. Nshaka kuba ndi mu cyumba kirimo aba single mom. I have a lot of questions. Ngababaza. Guys, I'm going crazy. Being a single mother was not on my plate. Kugeza ntabwo njya niyakira. Ni nanjye single mom muri famille yanjye njyenyine. Nifuza ko umunsi umwe nazabyuka nkabona ubuzima bwanjye bwiza. Hari ikintu kimwe majije kumenya bro, hari ikibazo kimwe tugira mu buzima. As long as muri generation, ino generation turimo bro, ino generation turimo, ubundi baravuga ngo iyo ndimo aka kanya ntago yeruye, sibyo?
generation ndimo aka kanya ntago yeruye. Ibaze noneho iraza inyuma yanjye ukuntu izaba yeruye noneho. You feel me? Ibaze ko like ibintu avuze hano njyewe ntago ndi kure yabyo, ariko nanone it's all about to discussing these conversations. But for the first one, inama batugiriye ntago twayumvishe. Butera gatebe hafi mbabwire. Buriya mu buzima tugira ibintu byinshi bitugusha nibidukandagira, imyaka ikatujyana. You know, murabizi ko umukobwa mumaje kumenya yuko ngo amara imyaka 10 agahita asaza, akagenda atakaza like beauty ye nyina igatakara nyine tu. Iyo utekereje kuri icyo kintu nta kintu wumvamo wowe. Uyu munsi ushobora kuba ufite umutipe umwe urimo kubeshya, urimo gutereta. Ubwo ndavuga kuri babandi baba bashaka amafaranga. Aka kanya hari umutipe ushaka kurya amafaranga urimo gushaka ukuntu wayamuryamo muri situation runaka. Ariko tuvugisha ukuri, muri ya myaka 10 urimo kwiyumvamo. I think yuko mu myaka 10 ubwo byarangiye, nukuvuga ngo hagati aho ngaho turimo kubara imyaka wowe 5. Kuko akenshi na kenshi iyo wamenyereye uguhereza mu ntoki, niyo baguhaye ibihagije ubukeneye n'ubundi kongera ukagira gute, kongera ugasaba. Niyo bivuyemo uba wumva wasubirayo. Kamere ishiranye yapfuye. Cyo Kinyarwanda ntago ari cyo wakizanye. You feel me? No kuvuga ngo abakobwa hari umusista wigeze kuza avuga kantu keza. Aravuga ati kubura umukobwa utaragira uruhare mu iterambere ryawe wabivunikiye. Jya umenya yuko nawe ivunikiye ari impfabusa mu gihe bayaguhaye nta kintu wakoze. I'm sorry. Mu gihe wowe wahawe amafaranga utayavunikiye, menya ngo no kuyarya no mundi urarya huti. Nta n'ikintu arakumarira. Nakikumarira urahora ushaka kugira gute, kujya gusaba. That's why. That's the point. Sinzi nimba like ubundi twebwe ari karitsiye nabagamo kera, cyo gihe nari mfite imyaka 23 n'ibiri gutyo. Ubundi saa 8 zarageraga abakobwa bakabashyira hamwe bose bo muri karitsiye, bakajya kubaha amawayiza, bakajya kubaha inama no kubagira inama no kubereka uburyo batera imbere muri make nyine. Ariko se uribaza nk'iki ndimo kwibaza gakanya? Nakuvuga ngo abakobwa harimo abatewe inda, harimo n'abarwaye sida, harimo n'abagiye mu rugo. Ariko popularity y'abantu benshi nabumvishe. Nukuvuga ngo abumvishe noneho harimo abasinzi, abagore b'abasinzi. Ubwo ni ukuvuga ngo baba barashatse abagabo ariko ari abasinzi, ariko bagasindira mu rugo cyangwa se muri karitsiye. Noneho hakaba na cya cyiciro cy'abantu baba mama ameze neza. Noneho hakaba n'ikindi cyiciro cy'abantu like babaye abasingo mama, ariko nabo bwabo muri no myaka ntekereza ko bicuza icyatumye batajya mu rugo, noneho ngo bagire gute nabo babashe gufatanya n'abagabo babo. Really? Yeah. Kuko aka kanya ugereranyije, reka mbajyane kure wenda ho gatoya. Akanya ugereranyije uburere bwa Canada ukagereranya n'uburere bwa Kigali mu by'uburenganzira bwa muntu, human right, usanga turi muri system american mukun hafi.
ariko nimwibagirwe yuko system american ubundi kubura umugabo uri muri Amerika, kubura umugabo uri muri Amerika, kubura umugabo uri muri Amerika nta kintu uvuze, nta ngingo ikurengera, wowe nyine tu umeze nk'ishovu arimo kurisha ubwatsi ku gasozi, inkuba yagukubita anytime, kandi wowe nta kintu warenzaho. Sasa rero nimba turi muri system american, reka mbabwira ikintu kimwe, abana muzabyara nta numwe muzakozaho urutoki, kandi bazatora imico runaka, kandi ntago muzaba mugifite uburenganzira bwo kubagira gute, bwo kubavugaho na gato. Naho abo bana rero bazatora uburere butari bwiza sometimes, bitewe n'iki, uzareba ukuntu abantu ababyeyi bahambere bareze, ujya gukora ikosa ukanikanga, kandi urizi ko ari ikosa ukari uburizi ariko ukikanga. That's why aka kanya umwana atobora inshuro ya mbere ugutwi, tukabona ko ntago birenze, agatobora inshuro ya kabiri ugutwi ukamwiyama ukagira ngo yabyumvishe, agatobora inshuro ya gatatu ugutwi mukarwana cyangwa se mukenda no kurwana, ukavuga ati ntanduranya ku mwana wanjye, polisi wende kanjya cyangwa undi muntu wo mategeko akanjyara amategeko, ukahitamo kumwihorera. Ndavuga ku babyeyi, eske tuvugisha ukuri, uri kumva uwo mwana bazamuhiye inama kugira ngo yumve anayikurikize byibura 15%? Niyo mpamvu nababwiye ngo uno mutipe kuvuga yuko ngo kumva musosi yego harimo agashinyaguro yego, ariko nanone iyo birebeye muri background y'uburere mboneza muco ntago ibyo birimo. Ariko se okay, reka ngarukire ko abashatse bari mu rugo babayeho muri ubwo buzima bubi yego, ariko bakiri mu rugo badateganya kuzaruvamo, ariko bateganya amahoro igihe icyo ari cyo cyose. Ubwo ugiye kuvuga ngo nta wayateganya. Harya reka nkubwire, iyo ugiye kuryamana n'umusore, so teganya ibintu bibiri: kubyara cyangwa se guterwa inda cyangwa se kudaterwa inda. Kandi iyo yagezemo ako kanya ntago bimenya ari ukwaciye cya gihe. None wowe mu buzima bwawe kudateganya amahoro kandi uri mu rugo, bivuze ko urugo rudafite amahoro aka kanya, ariko rurambirije kuba ari inshingano z'urugo ako kanya no kuguma mu rugo. Actually nibyo ndimo kuvuga, izo ngo sometimes iyo mukuze murakurana, dore ko nta nubana n'abadakura kumva, kuko imico y'umuntu irahinduka bigeraho ngaho bigatungana. Ari nayo mpamvu bavuga ngo ubundi umugore wahukanye bamusubizayo bakamubwira ati niko zubakwa. Ariho ibyo bintu ngere nkeka yuko byavuga. Wowe urinde sasa rero. Reka ngaruka ku kintu cy'umubano. Nubwo ngewe sometimes mbyumva gutyo, ariko ari uko mbifata nanjye, ari analyzing yanjye nshobora gushyiramo. No kuvuga ngo tuvuge kuri two signs: roho y'umuntu n'umuntu bisanzwe. No kuvuga ngo hari ijambo mwajya muvuga ngo iyo zibaye ijana ngo umuntu arasara. Ibyo bintu bishobora kuba ari byo, ariko se niki kiba cyabaye? Wa mukobwa yaba yaryamanye n'abagabo benshi bikamutera depression cyangwa se stress z'uburyo bw'umwuka, imyuka abantu b'abakristo barabyumva bo, imyuka ikamwoburija bitewe n'inyatsi cyangwa se imikosha abantu bafite, ikakugendaho. Hari handi ushobora gusara. Nimba utabyumva birakureba, kiri muri commentaire. Donc no kuvuga ngo kuba wakorera amafaranga mu buryo bugendanye na sexual ntago ari ikintu cyiza
nakugiramo inama. Back in the point, ukumva handi nakubwiye ngo turi kuri system yo gushyira umugabo hasi. Feel me? Bibaye byiza mwabigorora. Bibaye byiza mwabigorora muko abagabo banyu. Namwe bagabo mugaha agaciro abagore banyu. Buri kintu cyose uzi yuko gifitiye inyungu akamaro cyangwa se ubwo ni muri yo sense ukakizana mukagisharinga n'umugore, and then mukubaka. Buriya mu rugo akenshi umugore niwe yihangana kurusha umugabo. Byakaba ariko bimeze, ariko none aka kanya umugabo niwe yihangana kurusha umugore. Kubera iki? Nyine nimba umuntu aragucira inzira yo kwahukiramo ahukana nyine. Ariko njye simbabwiye ngo mwahukane. Reka mbabwire, baraboshya bano bababwira mu mujyi gukora amafaranga ngo nimurangiza ngo mwitungira abana banyu ngo gusa kamubwiza ukuri kuri mwana kubaje se urugero arapfuye itaramushyinguye nabyo wabijyamo, iyo diri wajyamo, kandi mujya kuburana amasambu. Why? Mureke kubabaza roho z'abana banyu. Reka ngo urugero rumwe. Mujya muvuga ngo umukobwa wabyaye inshuro imwe aruta umukobwa wavanyemo inda niyo zaba ari ebyiri. Ko naba ari umugore. None se umugore wavuye mu rugo kubera kujya gushaka amafaranga n'umugore wagumye mu rugo, izo stress agashaka uburyo zihandoringa mu buryo bwo kugira ngo avane ikibazo mu bibazo. That's the point. Niyo mpamvu kugira ngo tuzagera abamama nyine muri ino vision baciye bugufi bumva bakomeye bashikamye bafite imitima itarashengutse idafite ibikomere bizagorana. Cyambere ni ukumva. Ukumva urugo rwawe rukagenda neza. Ntawe bahantu badahura n'ibibazo. Nese uzabona umugabo wahuye n'ibibazo by'amafaranga 1,200 wirukanga. Nese ubwo iki kibazo uragikemuye hariya? Kandi nawe ugiye gushaka amafaranga, ugiye gushaka abagabo. Reka ni nkwihanganisha wowe utabusugiye, kamwihanganisha wowe wagiye mu nzira zitari nziza, ariko iyo menya buriza nyuma. Ariko mbe yuko uvuga ngo iyo menya, fata amawiza. Ujye uza hano kuri Password Podcast wumva amawiza, wumve icyo mbivugaho, dusharinge inama, nungukiremo ibintu byinshi. Sino bitabaye ibyo hari ibyo mutazambaza njye, kwako ngendara amajoro nje kubabwira ikintu kiri massive muri no message, kubera yuko akenshi ubusanga abantu. Ariko reka mbabwire, nimbogerega zarabyishe. Eske usanga umuntu ararwaye trauma aje gusangiza abantu ibintu abantu badakeneye kuri social media. Abana banyu bazarwara, bararwaye. Abana banyu bararwaye bikomeye cyane, ahubwo sinema muzajya kwavuriza, muzajya gushaka abatherapist. Simbizi. Ibyo ni icyo kintu ni ikibazo gikomeye cyane. Ejo bundi Trump yigize kubabwira ati yewe mwaracikanwa ahubwo murarwaye. Yarebuza abantu baramuseka. Ariko bijyanye na social media irazi kagira gutya. So duhure muri comment sasa rero. So muzajye muza hano, kandi wowe utarakora subscribe, kora subscribe reba ikiganiro cyose kirangire. Dusharingana ibitekerezo hano muri comment section, and then see you. It's your boy Director Password D Black Tukari Mucenga Rupfungiga Marira. Nyita Password professional gaffer. Ciao.